nta bangari birimo. Buriya mu gufana ntago umuntu yihisha mu murima w'ubunyobwa. Iyo ufana urigaragaza ibikorwa ukora, vibe ufite, nicyo giciro bashingiyeho. Babonye ko urabona nitwaje akavuzera kanjye, nitwaje ifirimbi yanjye, nitwaje n'idarapo ari Hilal, nahise niyadaguta mbona idarapo ryabo. Urumva ko rero kandi nari mu b'imbere cyane, nagerageje ibishoboka byose kugira ngo ngaragaze ko bashyigikiye. Ni ikiro bashingiyeho ko nakoze. Yes, uyu rero ni umufana ukomeye cyane kabisa w'ikipe ya El Merreikh, ucyuye akayabo k'amafaranga 25,000 by'umufana witwaye neza kabisa, umufana w'umunsi. Ariko reka tumwegere tumuganirize. Meze bite muvandi? Meze neza. Amakuru ni meza, alhamdulillah. Kuba uri umufana wa Al Hilal ariko ukavuga ikinyarwanda, byo bishatse kuvuga iki? Njyewe ndi umusportifu kandi nkunda umupira w'amaguru. Ubusanzwe mu cyiciro cya kabiri hano mu Rwanda turi ikipe ya Motari FC. Ariko aho ikipe ya Al Hilal Sport Club iziye mu Rwanda, kubera ko n'undi nayikundaga, nayije nyuma rero ko hari ikipe mbona ko izajya ibyishimo. Amazina ninde? Nitwa Iraduha Aime Eric Hamoud. Iraduha Aime Eric Hamoud. Ubusanzwe mu cyiciro cya mbere wafanaga iyi kipe? Hano mu Rwanda mu cyiciro cya mbere hari ikipe nasanzwe mfana. Njye mfana mu cyiciro cya kabiri ikipe bita Motari FC. Uraje muri Rwanda Premier League mu makipe y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ufannye ikipe ya Al Hilal. Ni abashyitsi bavuye muri Sudani baje gukina shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ugize n'amahirwe ucyuye akayabo k'25,000, byo ubyakiriye ute nk'umufana w'umunsi? Alhamdulillah mina, ndashimira Imana kubera ko iyi ni riziki yanjye nyine nk'umufana. Ndashimira na El Hilal yemeye kunyakira nk'umufana wayo. Byose ndabishimira kandi nishimiye n'iki gihembo singiye cy'uyu munsi cy'umufana witwaye neza. Al Hilal se wari usanzwe uyizi cyangwa wayimenya ari uko ije mu Rwanda? Nari nsanzwe nyizi ko yajyaga iza gukina mu Rwanda, irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ry'umukuru w'igihugu. Nari nyizi muri Tanzania muri Sekafa ikina na za APR. Ubwo rero nari nsanzwe nyizi, nyifite amakuru, n'undi narayikundaga ntabwo nayigiye ko ije mu Rwanda. Ku mukino wa mbere Al Hilal inganyije n'ikipe ya Police FC, byo ubyakiriye ute nk'umufana ukomeye cyane wiyeguriye gukurikira cyangwa se gufana ikipe yawe hano mu Rwanda? Biranshimishije cyane, nubwo atari cyane kubera ko nyuye inota rimwe, ariko ntago turamenyera, ikipe yacu ntago iramenyera hano. Ariko namwe murabibona nk'abanyamakuru ko ni ikipe izatanga akazi muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Twize tudashidikanya ko match izindi zisigaye tugiye kuzajya tuzicyuraho amanota 3. Nk'umuntu rero utari ufite ikipe ufana mu cyiciro cya mbere, ukagira amahirwe Al Hilal ikaza gukina hano mu Rwanda, ukavuga ati mbonye ikipe, gira ubutumwa ugenera abandi bakunzi ba football cyangwa se abakunzi ba siporo muri rusange badafite ahantu babogamiye muri aka kanya? Abafana bose cyangwa abakunzi b'umupira w'amaguru badafite amakipe bafana, nibaze dushyigikire iyi kipe ya Al Hilal Sport Club. Baze tuyijye inyuma tuyishyigikire kubera ko ni ikipe izaduha ibyishimo, nk'uko n'abahisemo kujya mu yandi makipe nabo babonamo ibyishimo. Iyo umuntu agiye gusura agera igihe agataha, Al Hilal yaje navuga kuba abashyitsi cyangwa se gusura u Rwanda, isaba gukina shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ariko nibiba ngombwa ko isubirayo, uzajya nawe uzasubira mu rugo cyangwa uzasubira mu cyiciro cya kabiri kuri Motari FC? N'ubundi kuri Motari FC niho nkiri kuko iracyari mu cyiciro cya kabiri. Abashyitsi bacu nibataha, nzakomeza n'undi bakunde ku mutima kuko n'ubundi mbakunda, ubundi nkomeze ishyigikire Motari yanjye kugira ngo inshallah nayo nibikorera tuzakomeze mu cyiciro cya kabiri. Niba atari ibanga, twabonye abandi bafana ba Al Hilal kandi b'Abanyasudani, kuki ari we wahiswemo kuza guhatanira igihembo cy'umufana w'umunsi oriye kugira ngo bafate Abanyasudani? Niba atari ibanga utubwize ukuri. Nta bangari birimo. Buriya mu gufana ntago umuntu yihisha mu murima w'ubunyobwa. Iyo ufana urigaragaza ibikorwa ukora, vibe ufite, nicyo giciro bashingiyeho. Babonye ko
urabona nitwaje akavuzera kanjye nitwaje ifirimbi yanjye nitwaje n'idarapo ari Hilal nahise niyadabuta na idarapo ryabo urumva ko rero kandi nari mu b'imbere cyane nagerageje ibishoboka byose kugira ngo ngaragaze ko bashyigikiye n'ikiro bashingiye ko nakoze neza ko nakoze. Ushatse kuvuga ko abanyasudani bo batakoze? Bakoze, twafatikanyije twese turakora kubera ko mwabonye ko bafite umwihariko wo gufana. Bafite umwihariko wo gufana kandi nanjye nakoze amarepetisiyo yabo ngerageza gufata mu mutwe amagambo bakoresha bafana. Ukurikije imifanire yabo iratanga iyo shusho ku bafana bo mu Rwanda? Abafana mu Rwanda bazabigiraho ko bafana kuva match itangiye kugeza irangiye. Urabona abanyarwanda bo buri iki kugira ngo bagendere kuri iyo ritime? Buriya kwiga no kwigana nibyo n'ubundi nabo bakora ni byiza ariko bazakomeza no kugenda bavuga ko n'ubundi nabyo bakora ni byiza. Nyuma rero yo gutwara igikombe cyangwa se igihembo cy'umufana w'umunsi, ariko njyewe byananshimishije cyane gutwara igihembo nk'umufana w'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani ariko uri umunyarwanda uvuga ikinyarwanda. Byo umeze ute? Urumva ibyishimo byawe bingana gute? Biranshimishije cyane kandi iki gihembo Rwanda Premier League yashyizeho nacyo ni cyiza, kizatuma abantu barushaho gukunda umupira w'amaguru. Ntiyumve ko umuntu waje gufana umupira yaje mbese gukora ubusa. Ni ibyishimo, umupira dukuramo ibyishimo, kandi kuba mfana Al Hilal mvuga ururimi rw'ikinyarwanda natwe ni nk'uko dufite abashyitsi mu bindi bihugu b'abanyarwanda, nk'uko natwe igihugu cyacu cyabakiriye. Rero kuba nabashyigikiye mvuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari igitangaza. Yego, nanjye nashaka kubaza kuba utwaye igikombe wari umaze kubivuga gihabwa n'umufatanyabikorwa EPO Box Itemo. Navuga ngo nkawe nk'umunyarwanda ushyigikira ikipe ya Al Hilal, mbere y'uko Al Hilal iza wari uhagaze wari uryamye kuri iyihe kipe? Mbere y'uko Al Hilal iza njyewe ndi umufana wa Motari FC mu cyiciro cya kabiri. Ntabwo iyo kipe ya Rayon Sports igeze injya mu maraso. Gira ubutumwa ugenera abandi bakunzi b'umupira w'amaguru ariko bazitirwa no kuza ku masitade bumva yuko amafaranga ari gaze. Ikipe ya Al Hilal Sport Club Omdurman fi Sudani ifite umukino n'ikipe ya Club du Lupopo yo muri DR Congo, izakina nayo muri CAF Champions League group stages. Naho uraba uharyamye cyangwa n'uburi Kigali nabwo uraba uyishyigikiye? Ndaba mpari imbere cyane kandi twiteguye ko nayo tuzayitsinda. Asante sana.